Iyo tuvuze kumenyekanisha iteganyagihe humvikana iki? Buriya rero kumenyekanisha iteganyagihe ni ugutangaza amakuru acukumbuye agaragaza imiterere y'ikirere mu gihe kiri imbere no mu gace runaka. Wari uzi ko kumenya ubutumwa bumenyekanisha iteganyagihe ari ingenzi cyane kuri twe? Bidufasha gutegura uko umunsi wacu uri bugende, yaba ari ukujya ku kazi, kujya ku ishuri, kujya mu butembere n'ibindi. Wakwibaza ngo gute? Iyo tumenya amakuru y'iteganyagihe ry'umunsi bituma tumenya niba hari bwirirwe ubushyuhe cyangwa se hari bwirirwe hakonje, bityo tukamenya ibyo turi bwambare, ibyo turi bwambika abana, igihe turi bukorera gahunda zacu, amasaha, bityo ntituze kubangamirwa n'imihindagurikire y'ikirere. By'umwihariko ku buhinzi bwacu rero ni byiza kumenya amakuru y'uko iteganyagihe rihagaze, bityo tukamenya igihe cyo gutera, icyo gufumbira ndetse n'icyo gusarura, bikaturinda igihombo cyaturuka ku kurumbya. Twite ku butumwa bw'iteganyagihe uko tubugezwaho n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere, bidufasha gutegura neza igihe cyacu.